twama tubaramutse yemwe mureke dusangire ibitekerezo kabisa. Let's share our good ideas kugira ngo duhindure nyine gani. Ese umugabo ari mu kumwe igikoma kikaba ikibazo, igikoma kikaba ikibazo, umugabo yamumumera kikaba ikibazo. Ubundi kera abagabo bamwa umumera bakagabirana nta mugabo uzomwa uzipaho narangiza akabihindika. Hakika ndabarahiye mwandike munyakire bwari umugabo yageze i Kigali, maze kugera i Kigali abona amazu arakwangura manini cyane ndende, imaze kuyireba ari kumwe n'udati wakubaza ndarafuti ati reba inzu we ibintu kuntiresha wa ikibazo nini inzu yakimeza ari umufundi kubona wakuba inzu nta mufundi wo kubaka ruguru iwacu baba misiyoneri igihe baje misiyoneri agasanga umupasiteri ku rusengero tituganire baraganiriye ati noneho uwabahise ko wari wihubikanye umuzungu se kurari ikintu harimo tuje gusinya n'ibongeranya ariko ndabakunda cyane abafana banjye, ndabakunda kandi n'umutima wose. Akandi hari igihe amatara agezweho mu Rwanda inzara yapakiye saza kabisa n'ishyeri byinshi n'ikote ku zuba, aragiye ati kazuba ndakakubise mu kabati aramuha umwana w'umufamata akabikirike kazigiye ngonyera amahita mu mara n'uze ko ubuwe neza ko kumeze kuramya umukiza aramuha gusa nanditse ngo bamuzaniye fagitire aragiye umwabana niko mugu uri ufite kuri kubona wo kwishyuza amata n'ikamyo waga uzoze ukanye iyo waje umukecuru kumwe naza n'inyota cyane tuba tumenye araje mitsingi nini agira ngo ni soda abavuga uwo munsi ntukirakintu ngo nicyo cyo kwama kikiba iyo umupfa n'umuntu umukecuru basanga yajyaga n'iki mbaruga nkarira ngo rirari basanga n'iki ikindi ngibi ni amabati. Umugabo ntaza yumva kurana amarangamutima, umugabo asaba gukora kandi umugabo kuri azaba icyo yagaburiye imitekerereze aba muri mwebwe baderera muri kwishinga baderera abakobwa bahuye n'amatafari batahuye na Yesu ibirate umunsi bisona amaso ariko mwebwe barabakuza mwanya abakobwa bagize impano ariko ntibagira ubusabane n'ikirere cy'ijuru murahasengera inkari mwebwe muri kwishinga inkari ariko hakika ndi umwese kane namavuga ngo nyama bakorera ibyo wumvanye buriya umugabo iyo adafite ubwenge n'inshuti zimuvaho kubera ko nta bwenge afite bwo kubana n'izo urakumvishe se ako kantu umugabo utayoborwa n'amarangamutima umugabo ayoborwa n'ubwenge bwo kuyobora imosiyo zose ibintu byose biba mu ubwenge bwo gushyira ku bwenge nagira umuti akugise kuko dukugise ari mu kugenda agakugisha akanyanya agatamumara hanya akagugani mbabaza kuko umuntu ashaka umukobwa w'iburayi yari umufuruteri kurindi yinga bahita bamusengera ku mudiyakoni ngo umwana mutikeje no kuri kamati
yibera kaya mukanyanga ndakora zakashaka gutera kumunezero ariko guys nta muntu uzuganira n'ikambwe iko icyo cyo gukibaya ereko mumera ati wari uw'abagabo b'ingwarizo wari uw'abagabo b'isi ariko mumera ese manje je icyo ngibasa n'ikigo tuza tumenya gukoresha rezo sosiyete usahau umuntu umusore wamubona ku mahuzu ukagira ngo ni smart naho mu mutwe wapira tete vidi kumva ngo umuntu w'umugabo uyifashe muri kwiga gupima porunogarafi abanyamerika mumbwire muri kwiga gupima porunogarafi tubimenye kuri video call noneho musigaye mugeze ku rwego rwo gukora sex kuri video call muri abanyakenya so ibi bintu mubireke kubera ko ni ibintu noneho abana bo bari kwereka abana mu mafoto ariko abana bo bazasakinga kubera ko abana bazi gukoresha internet abarusha gukoresha internet mu buryo bwashimye umwana wazaje kuri Google areba uko bikorwa yige kubikina kandi kubera ko asanze nyina yarabaye ikimbuto zumwe ntakiteye cyokora se ndabarenganya abahungu abantu bari mu gushingirwa na wa TikTok na Facebook mnanishangasa uyu mugabo yagifite yabuze ubwenge abandi bamuhaye ubufuru inyangamugayo umugabo utaza imyaka umugabo agasiga amateka usiga amateka meza bakoreye akazi y'Abanyamerika Australia Belgique mu Bwongereza wese n'abantu n'abari hanze n'imbaraga hamwe n'abari Kongo cyane uraye rwose uwo mukozi urumva n'ubwenge ikinoma none zimuraro kubona gusa batandukanye hari icyo bita talent impact hakongera hakaba n'icyo imyitwarire uyiye bibi cyane izo zose uri uwamwoye inzoga n'uwamwoye itabi sosiyete n'uwamwoye zose zitera imitekerereze ikibazo n'imitekerereze yawe n'icyubahiro uwamwoye inzoga uwamwoye itabi uwamwoye ikimogi zose zitera imitekerereze tuba dufite alukoro ibintu turya imboga za buri munsi dufite alukoro umunyamurenge wese wafashe ku dufaranga ahita yumva ko yushima ngo inzoga uyikura mu icupa ariko agukura mu bagabo ariko abagabo bizeye Yesu bakagira amahame bakagira buriya umugabo ntabwo umugabo n'ubwo n'ubwenge akavugwa n'amahame akavuga ngo mwaje mbere kwikoza dushaka ntabwo ndari ukuvuga ko inzoga zikwiye ahubwo ni ukubera sinumukiriye ariko ni umunyamaguru ari gukura kuvuga ngo nzemera amatanga so ndabona n'inshuti zanjye rero tugakotiye bigakwemera cyane utanga inama nziza uri umuntu w'umugabo urimo kubabwira ati Yesu akubwira umugisha kandi abandi nabo abayitwaza nabo umuntu birashika inshuti yanjye ikosa nkaririya ugiye kumugira inama kuri media kuri warambuye umuntu yisize gusukora akantu kakareba n'abantu ibihumbi tumukoresha ubwe nimba uje kungira inama wigira inama mutandaho kwamagana kuri WhatsApp umubwire ngo wahote usanga twige n'imyambaro usanga umugore w'umuntu runaka watraining hanze ngo umugore yakora muri mu kwibagirwa n'akariya mwambaro w'imbere materiel tactique zikagaragara sikifikwa ni
n'iki cyaca n'abayumve nabo ende mikosora ariko ngoma yo kusigisini unamanza ngoma yashize wakati sinshuri une Kristo uri muri yahi wavuze ko arabeje ko arabeje kubera ko nta Yesu wumva ku rusengero rwa mbere no mu mutima ntabwo ari amadafari. Imana yatuzaniye urusengero kubera tutakigira urusengero rwo mu mutima. Kandi musome Bibiliya n'ibitekerezo by'Imana biba ku makaratasi, tubikora ku makaratasi tubishyira mu mirimo. Murabishobora si ako katusubira kuki Kristo yiberuka. Ndabaramutse cyane abakoze subscribe share comment dukomeze dusangire ibyiza, dukomeze dusangire ibyiza aho muri hose kugira ngo dukomeze dusungurane n'ibyo abanyarwanda tuganya n'amasuku ko gusaba viprive y'umuntu. Umugore nyine agize utegeze iri hafi ya ntazo agora picture cyangwa se agora video mukayita kuvuga tuba turi kumwe n'abana bari handaye tagomba kubona ibyo bintu uri umurozi mu bandi wowe ukora ibyo bintu. Rero bakagombye gufungwa nuko turi mu mahanga mu bihugu bidafite amategeko, bakagombye gufungwa kubera ko kwica generasi y'ahazaza wewe urimo kandi videwo kibona videwo uhoraho wowe uzakora ikibona usiga amateka turi gusiga imyaka. Thank you so much. I appreciate for you guys. I love you so much. I appreciate for everything I've done to me. Man, big up yourself.